ubwo rero ababyeyi twari turi kuvuga kuri puresha ariko ntabwo tukanyureho. Babyeyi mutubabarire mujye mwakira abantu babazaniye, ntabwo umuntu yajya kukuzanira umuntu afite imiziro, ahubwo ariko hari n'abandi bantu bare insportable ukora ibintu ukibaza se none se ibaze urugero ko pimbambwire sibyo ukundana n'umuntu akajya gukubita muri mu rukundo inkoni cyangwa ingumi iki biguma aho ngaho. Uyu munsi tugiye gutangira ikiganiro dusenga. ntabwo dusenga Yego pina ibintu wabinkora. dutanye ikiganiro dusenga ntabwo cyaba Tugiye gusenga ako kopi ko nkizwa nkaba ndi umukristo. go ahead dusengere Mbasengere. mwifate neza dusenge. Shakandi buri kugira ngo ni black. Njye uyu munsi nabyukiye mu amavuta twumva nshaka ko dusenga. njyewe none se amavuta wabyukiyemo Nyine ndikumva ndi mu mwuka wo gusenga wo gusenga. ayo sho Harya kopi uzi kuririmba? ndaririmba abazimu bagahita bapfa. Kandi twishimiye kubana namwe uyu munsi. Uyu munsi twateguye gukora ikiganiro dusenze. Ngiye kubasengera ubundi n'ikaze ryanjye no gusengana nabiteguye. Ngaho rero mwifate neza dusenge abantu badukurikiye mwese. umunsi urirara Tugiye gusenga. Uwiteka Mana yacu turashimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko udukunda kandi utwitaho. Tugushimiye ko twakugeraho umugisha ukatumenya amazina. Niyo mpamvu akanya nk'aka ngaka tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe tugaragaraho buri munsi. Turagushimiye ko twagaragaye ku rutonde rw'abagihumeka umwuka w'abazima. Mwakire ishimwe. Turasenza aka kanya tugiye gukora ikiganiro utuyobore ubane natwe. Kandi Mana iki kiganiro kigeraho kivana abantu nawe kibageza. Tugushimiye ibyatubayeho tukurageje n'ibiri imbere mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen. amen. Kubona wumva byabaye byinshi. nyine numiwe Kopi n'ubusanzwe sinyansenga. ese ugiye gupfa Oya ntabwo napfa. Ahubwo hari ukuntu Imana iri kugenda nyiyereka. Tanumva nanjye ngomba kuyigumaho. okay namushema Amen. ubwo yasenze nanjye reka mbahe ikaze. Tubahaye ikaze abari kure n'abari hafi, abaturebera mu Rwanda natwe niho turi mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zose zigize u Rwanda tubahaye ikaze. Abari hanze y'igihugu dufite abantu badukunda, dufite abantu batureba umunsi ku munsi. Twishimiye yuko dufite abantu mu Kinyarwanda baravuga ngo muzawurye ntuzabarye. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero ntabwo usanzwe kusenze ngiye natunga ibintu umwuka byaramye biri kumbaho n'ibiki. ni ukuri kw'Imana izagiye Imana natunga. Mbese kopi kuki watunguwe? ni ubwa mbere bavuga ngo dukore ikiganiro dusenze. Si ubwa mbere baza no kureba ibiganiro bindi twakoze. Ni ubwa mbere ariko ngende gushaka gutangira gusoza umwaka hari impinduka. Nkanatangira umwaka mfite impinduka. byiza cyane. waramutse gute se? Naramutse neza ndashima Allah. ninde wakubwiye ngo wambare gutyo se? Shani ngewe wabyibwiye na cyane ko byanantunguye. wambaye neza. Thank you so much ariko nawe ndabizi murakoze. Yes uruze ngo nkoze ubusa ko wambwiye ko yambaye kandi nabikubwiye ukinjira hano. Ntiwabimbwiye. wari busy uri kuri phone muri make mera nkaho mvuze ubusa. Oya impamvu mvuze ngo ndabizi nuko ntabwo ari ukubimenya kundi ahubwo nkunda amabara apika. Ndayakunda ariko nawe wambaye neza. Twambaye ukuntu bijya gusa kandi twari twabiteguye. tutabivuganye wambaye ijana se? Ndaza kuri guha kamera wuma kora ngo mu isakoshi unkuriremo ijana urime ndimo. turakomeza ikiganiro maze akomeza ijana ryanjye. Harimo rimuhe n'ukuri ririmo. Ngenda sengera ijana cyangwa rigashira. imisakoshi yinage ngifatire. Ngenda sengera ijana rigashira. Mureba ngewe mfite amafaranga. Ntabwo nakuramo menshi ntasabye.
okay kame hambere nakisiga nababonye ubundi ubwo ngubwo mwebwe iyo kofi irimo aho ngaho niyo harimo amafaranga uruhago neza hari mwe rwa nyogokuru ese we kopi harimo n'ijana ugira nyogokuru kose ngiye no zana nguhe ijana kandi uri impaye zana ndiguhe abantu batagira ngo nibyo mugena guhaye sasa by'ijana abantu basaba nabi shaho ngo musaba nabi abantu basaba nabi akira ijana naki shaka kopi nturinsubize pa huye ariko nta niryo nago very serious ndarimuhaye murabe mureba yesu agiye gutanga abagabo kamaye ijana muhaye ijana ese bahamagare yigosha amayinite ijana mana yanjye mva kopine musengereye amayinite ijana rirashize pa akoshana wa musevuze kari bunsohokane yaransohokanye mva sinsigaye ndi umwana mwiza aratse ndi gusoza umwaka mfite ukuri ni ukuri pe noneho mu kanya ndaje musaba 10 harya ako kopi nari ngiye kuza mu kiganiro nambaye uko nabyibagiwe ngiye kuza mu kiganiro nambaye gift kopine yampaye ariko nyine mbabwire impamvu kiragiye kuri planka ntigeze ndera yampaye gift ariko ayibitse atarayimpa namuhagaze ku rugoyi ayagira ngo hari niyo namutire ndabyibutse ubu reka mbabwize uko ngiye kuza nyambaye ntazagira umuntu ubeshya kopine ngo ndaguha iki ngo ndasaba kugirira gutyo aho kugira ngo umubeshe uzabyihorere yese nkunda umuntu ku mutwe ntabwo nkunda umuntu utanga isezerano ntaririnde iyo mbona isezerano ndi bugoye ntaribashe kuririmba ndicecekera pe niyo waba ari n'ibintu uri kunsaba nkakwereka ko ntabyumvise ariko ikintu cyose wambwira nzi neza ko ntagiri bukikore ko cyakagenze mva kutwara ngeze ndamuga ati ngiye kugushyira ku mbuga nkoranyambaga yambwiye ngo agiye kunsebya we ngo agiye kumpostinga ko namwimye gift uwo munsi yaradara bafite amagifti ariko bamwe barayamaye hari n'abandi bataraya hari umuntu wakwakije wo mu gipangu canvas yarayizigwaye niwe nandi kuvuga nzi ko yakwakije kopi yarazimaye nkanazipostinga yego ndanabivuga ndavuga ati ngo yampaye gift shanje ariko namaye canvas za white nziza yego nawe yari yaramuhagaze ku gakanu iyo gift yari iyo promise yari maze nyango hafi nk'umwaka ariko kopi ntiyasinziraga gift wambeshye noneho ukuntu we twabanaga mu gipangu twabanaga mu gipangu nkajya duhura nkamubwira ati ngo shamana we ndumva mukumbuye ngo hari umuntu ngo wanyemereye impano ariko ntabwo arahimba neza muhagarara ku rugoyi neza hano aha nkajya mutesha umutwe mpaka gift arambwira ati mbajya mu mujyi uyifate na kopi yabaye gift ariko nawe yagiye kuyimpa yarayiguze ayifite ariko kuyingezaho ari danje muhagarara ku rugo uko ngewe numva nta gift uramba ngewe numva hari gift nenda kugwa vuba yego uvuze gift ndibuka my baby girl thank you nibutse umuntu wamaye gift ntabwo ndayikwereka umva irenze kwemera ku buryo udashobora kubitekereza hari umuntu nzi tuba hamwe ntajya asinze uwo munsi nayizanye bayimpaye nyine nawe yanjyanye yambwira ati hitamo naraye mpagaze nkajya mbwira ati haguruka wongere undebere by'iyi gift ukuntu bimeze rero hari kopi asohoje isezerano rye ampaye ijana ndazi kugura amayinite mbahamagare mbifuriza umwaka mushya umuntu ntari buhamagare yiyeranje we anshaka mpamagare kuko ubwo haraba hari impamvu yatumye we ntamuhamagara bibaye se utamuhamagaye ko utamwiyumvamo ibyo ni ibyawe amayinite y'ijana ntabwo yahamagara abantu bose ubwo umuntu ntari buhamagare we yiyeranje ampamagare aho hasi hariho nimero cyangwa anyandikire tubisubiranemo uburyo turangizanyije umwaka ngewe nawe rero muri icyo gitekerezo naba très bonne idée très bonne idée ok reka mbabwire twari dufitiye ikintu twashaka ko tuganiraho kandi ndabizi neza oya nyamwanga abantu bose ntabwo ari bose ariko dufite intuza dufite bamwe na bamwe iki kintu kiratubangamira nubwo twebwe wenda tutarabikora ariko ikintu kirabangama
kopi reka mbere mbaza niwe ndi kubona hafi ubwo nandi baraza kuduhereza comment bitewe nuko bari kubyumva ikintu cya pressure uri kumva ikintu cya pressure yo kuvuga ngo se we ngo kugwijije imyaka iyi ngo kudashaka ngo kudashinga urugo ubyumva ute wowe rero nubwo nta muntu ujya uyinkiraho yego njye nta muntu ujya uyinkiraho n'inshuti n'abavandimwe tuvana ngo ababyeyi n'inshuti nta pressure zigeze gushyiraho ababyeyi oya abavandimwe oya ariko wenda abashuti ashaka kuvuga ngo urabenga ngo ibiki nyine ugasanga nyine abashuti banjye baba bambwira ngo ntago waba utarashinga urugo ako kantu nyine kumva cyangwa se kuvuga ngo wenda ngo ukabwira nk'abantu ngo nta sheri ufite uri kumva ahubwo ati ntago bibaho ngo ntago nyine byabo ko waba udafite sheri bahita bashyiraho akantu ngo umuntu arabenga ese akantu ko kubenga ni sawa ngewe kubenga nta nubwo nzi ibyo ari byo buri ngewe umuntu narabenza byandike muri comment nyine waba yarabasha kubona kino kiganiro ubundi kubenga ngewe mume definition yo kubenga se kubenga ni kwa kundi umuntu ashaka kuza kugezaho igitekerezo bijyanye no kuba nyine ibintu byari biri seriye ariko nyine akaza akubwira ati nshaka ko tubana wenda ukaba wamubwira ati ntabwo byakunda numva ariko kubenga rero ngewe mba numva abantu babyitiranye ushobora kuba ufite umu boyfriend cyangwa girlfriend bikarangira agize mukundanye bikaza kurangira mubonye bitavamo ku ruhande rumwe umwe akareka undi wenda akabona nyine kuba bitavuyemo niko kubenga dusipoze oya kutavamo kubera izindi mpamvu hari umuntu ushobora kugukunda wenda avuga ati uriya muntu wenda afite amafaranga azakemura ibi nanjye nkemura ibi duhuze nyine umuryango tuve ku ntambwe tugere ku yindi ese akantu k'amafaranga yego urumva ibyo bintu birashoboka hari n'abandi bantu abahungu bafite abamama babo ndabasuhuje babwira mama ngo uyu nguyu ni umusheri wanjye mama agahita amuragata avuga ngo ntabwo uriya mukobwa namwemera abahungu ndabasuje hey ndabaramukije nakamubwira ati sindi bumwemere abahungu ba mama adashobora kubwira umuntu ngiye kuntu mba mbyumva numva niba we tubwe wenda ariko ntabwo turi abarezibiyene nuko ari bo bunyegereye nkundana na mimi wenda ngenda umuhungu ngiye kumuperezanta umuryango wanjye baravuze ngo ntabwo uyu mukobwa twamwemera ikintu ngiye nabasubiza nk'umugabo ugiye gutangira urugendo rwo guhagarara mu nshingano z'umuryango uzahagarara agaziba icyuho cyo kuvuga ngo umugore wanjye ntagomba guseba umwana wanjye ntagomba guseba nyine umugabo nyamugabo n'ushobora guhagarara ku ijambo akicaza mama we cyangwa papa we cyangwa abavandimwe biwe akababwira ngo mimi dukundanye imyaka 2 wenda ni urugero nzi ibyiza bye birankurura defo ziwe ko nta muntu uri perfect defo ziwe mbona nabasha kuzihanganira ngomba kumushyira mu buzima bwanjye kuko ntabwo nibaza ukuntu bakuzanira umuntu mumaranye isaha imwe cyangwa iminota 30 cyangwa amasaha 2 ukamwanga urinde wo kwanga umuntu amaranye nawe imyaka 2 hari abantu ngo bagira inzoka zidakorana neza abandi ahita avuga ati inzoka yanjye yakoranye n'iyuriya ntabwo ari sawa kuko hari ikintu nzi neza ko umuntu ugiye kujya kwa berimama kugiye mu muryango w'umugabo we cyangwa umuhungu ugiye kujya mu muryango w'umugore wa fiyanse we w'umukobwa uko byagenda kose tuvuge wenda mimi mama we ni umukristo mu adeperi mimi agiye kujyana umufiyanse wiwe fiyanse we niwe ajya yambara deshire mimi we akabona nta kintu bimutwaye yamubwira ngo mama ntakunda deshire sibyo uze wambaye gutya na gutya n'abakobwa sibyo n'abakobwa iyo bagiye kujyana kwa berimama urumva umuhungu arakubwira ati mama wanjye akunda ibi n'ibi nta mukobwa niyo yaba ari wa muntu wambara utubuci wambara mini umufiyanse wiwe abyemera nta mukobwa ushobora kujya kwa nyirabukwe yambaye uko kumva
ntibibaho. ntabwo nanjye ntekereza ko byabaho. ntabwo urumva bibaho. akugira inama kubwira ati rero ntabwo usibye no kuba yanabikubwira niba byumvikana. ubu se tuvuge n'urugero, reba nkatanye nkamubwira ati reka dukatishe cyangwa se tunitware, kanaka akabona muzaniye umuhungu nyine wambaye nk'izo desha arimo aravuga, yakumirwa. gusa icyiza cye mva noneho ko adakunda kuvuga icyo cyo yagiteraho komantere tuzi se ntabwo byabura. ikintu cyo nshatse kuvuga tutararenga aho ngaho, nzi neza ko umuntu ajya kujya mu muryango agiye kujyamo ari nk'umukazana cyangwa ari nk'umukwe, yavuganye n'umupatina we yamuhaye ishusho y'ukuntu umuryango wiwe agomba kujyamo amezi. icyo kintu ku buryo niba umubyeyi adakunda ama make-up, icyo gihe ugenda utaziteye. niba adakunda ibintu bigufi, ugenda waguze ikanzu washaka ugahita unayijugunya cyangwa ukayitanga igihe uzi neza ko n'ubundi atari ibintu byawe. noneho uriya mupatina wawe muba mubiziranyeho. ngenzi umuntu wambwiye ati mu rugo umugore wanjye ashobora kwambara mucopa n'isutiye gusa akaba ari bwo buzima. noneho nkise mwuka byaramye, wajya kwa mabukwe wambaye mini, ati mabukwe se nawe wagushatse? reka da, mabukwe ni umuntu w'agaciro. iyo kanzu ashobora kuba ari bubasure ukayambara, ugiye uzi ko ari buze, ugomba gukora ibintu bitandukanye na bya bindi. ariko umuntu uba warakwemeye aba afite ibyo yakwemeye, afite karite yakubonyeho ituma avuga ati ngomba kubana n'umuntu mu buzima bwanjye bwose. ubwo rero babyeyi, twari turi kuvuga kuri puresha ariko ntabwo tukanyureho. babyeyi mutubabarire, mujye mwakira abantu babazaniye. ntabwo umuntu yajya kukuzanira umuntu afite imiziro. ahubwo iyo miziro uri kumva ntekereza ituruka kuri ya puresha twari turimo turavuga. dusipoze uri kumva hari ukuntu umuntu agenda agasanga ni nk'umukobwa ararebye asanze generasiyo hafi ya yose irarangira, ukumva abo biganye primaire secondaire, ubwo n'abarize kaminuza nayo kabigiyeho, ugasanga bose bashize mu nzira, ugasanga usigaye wenyine. noneho ugahita uvuga se mana yanjye ibintu biba bimeze bite, ugahita usenga isengesho nk'irya mukobwa ati mbure umuyede mbure n'umufundi mbone n'umunyonzi, mbure umuyede mbure n'umunyonzi. ese mama ngaho nayo nyumvira nyine, ugasanga ugende ukajya wirefera ku bandi ukavuga ati niba kopine yaragiye, mugena akagenda, Christine akagenda, abantu runaka bose nyine ugatanga ingero ukavuga ati sha nanjye ndagiye. wakubita na mugani wawe n'uwo munyonzi wavugaga gatavuga ati urwo rugero ntanze ko abantu bataza kubifata nabi, wakubitana nyine n'umuntu utishimiye atari w'inzozi zawe. atari asubwo abantu b'inzozi baracyabahora. oya inzozi mvuga erega reka nkubwire kopi hari ibintu abantu bitiranye. niyo wararugenda imyaka ikakubana 100 ushobora guhura n'umuntu w'inzozi biri furu. ariko nk'ubu tuvuga njye nkunda kugutangaho urugero kopi, urasenga sibyo, ukicara ukavuga ati njye nzabana n'umuntu ukijijwe. iyo si kriteriya washyizeho, ukavuga uti nzabana n'umuntu ukijijwe. ikindi ngomba kubana n'umusore wumva ibintu byo gusenga atazabimbuza. niba mubwiye ngo ni ukujya kurepeta akanshyigikira muri korari, namubwira nti sheri hariho umusanzu wa korari akawumva, nyine ibyo bintu ukaba ubigera. ariko none guhita ufata ngo ngomba kubana n'umuntu upima metero 2, ngomba kubana n'umuntu w'imibiri yombi, ibyo ntabwo ari byo nkunda ngewe habe. uri kumva urumva, ugahita ushyiraho ngo ngomba kubana n'umuntu ufite imodoka na etaje mu mujyi wa Kigali. ngomba nyine ibyo bintu umuntu wese yabyifuza, ariko nta muntu ushobora kuba yujuje byose. kugira ngo rero ukunde umuntu unemere ko aba ubuzima bwawe, nuko karite ziwe zigukurura, defo zibubona wazihanganira period. shaka kantu mvuze ni sawa pe, karimo n'ubwenge bwinshi. nanjye mfite inshuti yanjye muri iyi minsi asigaye ahumeka buhoro, ari mu rukundo ariko ntabwo ahumeka, nako nta nubwo ahumeka. arambwira ati ndahamagara umukunzi atakitaba nkumva ndimo ndapfa numva. ati ntabwo ibyo bintu wabinkora. rero pressure akenshi iza mu gihe umuntu ameze nk'aho aribwo yarayikeneye kandi itari ngombwa mu bigaragara. ukumva ugasanga tuvuge niba ari no kubaka urwo rugo urabikeneye koko, ariko noneho ni nabwo batangiye kugushyiraho izo pressure.
rero njye inama nagira abantu, puresha umuntu nayigushyiraho, hari abantu badushyiraho puresha bubatse ingo zabo baryohewe, akaba aryohewe kandi noneho we akaba byaragiye mu murongo w'ukuri w'igihe cyangombwa, isaha Imana yageze ikamuhuza n'umuntu umuzima w'umumaro uzi icyo ashaka, wujuje bya bindi karite nziza, karite na defo zo kwihanganirwa. Ariko hari n'abandi bantu bare insportable, ukora ibintu ukibaza se mwuka nose ibaze urugero ko pimba mbwire sibyo, ukundana n'umuntu akajya gukubita muri mu rukundo, inkoni cyangwa ingumi iki biguma aho ngaho, uribaza muri mu rukundo urumva, uribaza umuntu mufitanye gahunda wenda tuvuge muri bugiye gusangira n'urugero, bikarangira muvuganye ko muri bubonane saa munani nta modoka ugira ngo urayikubita ikiboko, kajya kuri tap and go, ajya kuri tap and go ikagutinza ukamugeraho saa 8:05 akagushyira mu rushyi. Ngenda baza abantu bakubitwa yego, ariko nyangwa amanika amaboko. Urumva umuntu nk'uwo niba agukubita uri muri fiançailles, niba umuntu agukubita ari muri fiançailles, ni mu umugore n'umugabo, azajya kurambikana n'umwana mwabyaranye mwese. Karakana abantu bishyiramo ngo umuntu nzamuhindura, neba sibwo umuntu bamuhindura gute? Umuntu ukuze nta muntu bahindura buriya, umuntu ubwe yakihindura cyangwa Imana ikamuhindura. Ako nabo nakubwira duspose mpuye n'umuntu wenda n'urugero nsanza nkwe tabi, ingendanirije ke kuriryo urukumva, nsanza nkwe tabi ndangije ndavuga nti uyu muntu kubera ko numva hari ukuntu nyine mufite akantu kaga crash, ngo reka nihanganye ngo nzamuhindura ngo azarireka turi kumwe. Ntabwo byavamo, ubwe yabishatse avuga ati mfashe igihe runaka, kandi nabwo n'ibintu yavuga ngo ndetse gutyo, ni ibintu bigenda gake gake. Niyo mpamvu rero uhuye n'umuntu nanone uri kuri ya pressure, ntabwo ubona umwanya wo kuvuga ngo nzihanganira iki, uri kumva iki ngiki ndabona nta kihanganira ngo wenda uvuga uti reka mbivemo. Oya, iyo uri kuri pressure, tuvuge n'urugero ntashye iwacu Burasirazuba, umva nukuva hano nagera Rwamagana, niba muri twahuriye muri gare Remera, twageraho twamaze gukundana byarangiye.